urubyiruko rwibumbiye mu muryango Rwanda Youth Advocacy Champion aribyo RYAS mu magambo ahinnye y'icyongereza ruravuga ko rugihura n'ikibazo cy'imbogamizi cy'imiryango ihishira abatera abangavu inda nk'uko bakunze kubigarukaho mu mahugurwa yabereye mu nzu y'urubyiruko ku karere ka Karongi kuri uyu wa mbere tariki 31 Mutarama umwaka wa 2022. Aya mahugurwa rero akaba yari amahugurwa ahuza uru rubyiruko yateguwe n'umuryango RYAS ndetse n'impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ariyo CRADO. Mu busanzwe umuryango RYAS ufite intego yo kurengera abana no kuvugira urubyiruko. Muri aya mahugurwa uru rubyiruko rwatanze ibitekerezo bigiye bitandukanye, reka mwiyumvire ko bagiye babivugaho. Rwanda Youth Advocacy hari ingamba nyinshi zitandukanye twiyemeje kugira ngo duhashye kandi tunarwanye iki cyaha cyangwa se iri hohoterwa rikorerwa abangavu. Cyane cyane tubikora mu buryo bw'ubukangurambaga, twegera uru rubyiruko rw'abangavu rwatewe inda rutagejeje imyaka, tukabaganiriza, tukabigisha, tukabereka ko nubwo bageze muri ibyo bihe bidasanzwe ariko batagomba guheranwa n'agahinda. Ikindi tugakora ubuvugizi, tukabashyikiriza leta abakoze ibyaha bagashakishwa aho bari bose kuko baba bakoze amahano. Icyo nico dukora cya mbere. Ikindi cya kabiri dukora ubuvugizi kuri aba bangavu kuko hari igihe abatazi itegeko rimurengera, tukaba twamukorera ubuvugizi bakamugenera indishyi y'akababaro kuko aba yahohotewe n'icyazatunga uwo muryango ubonetse, kuko akenshi usanga iyo tutabukoze ubwo buvugizi usanga abana bamwe bagiye mu mihanda aribo turwana nabo buri munsi ku wundi bitewe nuko uwakoze iryo hohoterwa ntacyo yafashije wa mwangavu yakoreye ihohoterwa. Murakoze cyane. Iyo muganira nabo se mubona akenshi byatewe n'iki kugira ngo umwana agire ahohoterwa? Iyo tuganira nabo dusanga akenshi abenshi dusanga ari ikibazo cy'ubukene ndetse n'ikibazo cy'imyumvire cyangwa se gushaka kwitwara nk'umuntu ushaka kugira hagera kandi ataragira hava. Icyo ngicyo usanga cya mbere no gushaka gukira cyangwa se kugera ku bintu bya murenge atabanje mu guvana amaboko mu mufuka ngo akore, ahubwo agashaka gutambuka ku rwego avuye hasi agahita ajya ku hejuru, kandi ni step by step inzira ikagenda uyiharura buhoro buhoro udakoze ibibi kugira ngo ubashe kuronka ubwo bukire no kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza. Inama rero no kwirinda no kwitwararika kuko ni ikibazo cyugarije igihugu kandi nta nubwo bishimisha sosiyete nyarwanda. Inama ya mbere ni ukwihesha agaciro nk'abari b'u Rwanda kugira ngo babashe kuzaba abadamu beza babereye u Rwanda, ba mutima mwiza, abanyampinga b'urugo, kuko nibyo shema ry'igihugu kandi nawo muco twamye tumenya mu Rwanda. Murakoze cyane. Nk'urubyiruko rero natwe ntabwo twicaye cyane ko iki kintu cy'abana bari guterwa abangavu natwe ubwacu kiraduhangayikishije kuko bamwe ni barumuna bacu babo tuvukana cyangwa se n'abavuka mu yindi miryango. Nk'urubyiruko rero rwa hano muri Karongi dufite ihuriro ry'urubyiruko ryitwa Rwanda Youth Advocacy Champion, ndetse dukorana n'inzego zitandukanye mu rwego rwo gukora ubukangurambaga byibuze abo barumuna bacu, tubigisha ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, uburyo mu gihe yahuye n'ihohoterwa ashobora gutanga amakuru ndetse naho ashobora gutanga ikirego cye n'uburyo ashobora kugitangamo kugira ngo ahabwe ubutabera bwuzuye 100%. Yego. Iyo mugiye aho kuri tere kujya gukora ubukangurambaga ni iki kidasanzwe mwabonye? Murakoze. Ikintu kidasanzwe twabonyeyo nuko ni n'imyumvire ikiri hasi, nuko abana benshi cyangwa se n'ababyeyi ntabwo bazi uburyo bwo gutangamo ikirego. Ndabaha urugero, hari nk'abana baba barabyariye mu rugo, wamuganiriza uti ugomba gutanga amakuru wenda y'umuntu wagusambanyije kugira ngo akurikiranwe. Ikintu ahita akubwira ati ese uwo muntu nimutanga bakamufunga igikoma yampaga muzakimpa? Ese mituweli bantangiraga uzayintangira? Kubera yuko atazi ko ashobora gutanga ikirego, agatanga n'ikirego kindi kizakababaro. Ya mituweli wa muntu yamupfundaga amusambanya ndetse akajya gusambanya n'undi hirya, ko bya bintu yamuhaga ko ashobora kubiheshwa n'amategeko kandi akabihabwa mu buryo bwiza, ndetse hanakumiwe ko wa muntu waramuhohoteye ashobora no guhohotera undi uri inyuma ye.
uko bakomeje kuganira niko hakomeje kugenda hagaragazwa izindi nzitizi bagenda bahura nazo, ariho haje kuboneka ikibazo cyo kuvugira abakobwa barengeje imyaka 18 nabo baterwa inda ariko bakaba batemerewe gushinga urugo kuko baba bakiri munsi y'imyaka 21 igihe yateganyijwe kugira ngo umuntu ashinge urugo. Bakibaza batese ababo baba bande, bavuganirwa nande? Nabyo uru rubyiruko nirwo rufite igisubizo ku icyo kibazo. Nitwa Rosa Nyirandikubwimana, nkorera mu murenge wa Gitesi, ngiye uhagarariye Youth Advocacy. Rosa, rero ikibazo nagiraga nkubaze, urabona mu byo mwavuze habonetseho ikindi itakunze kuvugwaho y'abantu bari hagati y'imyaka 18 na 20 bashobora gusambanywa bagaterwa inda ariko akaba atemerewe gushaka, kandi nanone gusambana nabyo bikaba uwamusambanyije akaba tabarwa nk'uwamuhohoteye. Kiriya kintu mwe mwakibonye gute? Nkuko byagaragaye kiriya kintu natwe twarakibonye. Ni kuvuga ngo abo bantu basa naho bahera mu gihirahiro, kubera yuko urumva itegeko ribarengera, ukaza gusanga mu byo basabwa kugira ngo ba bantu bakurikiranwe bakishakaho ubushobozi ntibabubone, rimwe na rimwe bakabura ubutabera kubera yuko hahandi hagaragara ko umuntu akuze niho babarirwa kandi ntibemerewe gushyingirwa kugira ngo babe bashakana babone uburenganzira buhamye. Abo bantu baracyafite ikibazo. None wowe nk'umuntu ukuriye urubyiruko hano mu murenge wa Gitesi, muri kubona hari ikintu mwazakora kugira ngo abo bantu nabo bazitabweho? Tumaze iminsi tubitekereza yuko twagakoze ubuvugizi kandi nabyo biri muri bije y'uyu mwaka kugira ngo n'abano bantu babone ubutabera, kubera ko mu mibare myinshi dufata y'abakobwa babyariye iwabo cyangwa se bahohoterwa ku buryo butandukanye, dusanga abenshi 50% ari bano bafite 18 kuzageza kuri 20. Ubwo rero biri muri bije y'uyu mwaka kugira ngo natwe turusheho kubakangurira kugira ngo bamenye ubutabera bubagenewe ndetse n'abahuye n'ibyo bibazo kugira ngo tumenye aho twabageza ndetse n'icyo twabafasha kugira ngo babone ubutabera buboneye. Reka dushimire niba ntacyo wongera ku kiganiro tugiranye. Icyo nakongeraho ni ukuvuga ngo twebwe tubona abantu baterwa inda muri buriya buryo, twabajyana kwa muganga, tukabajyana kuri Isange mu gihe dukurikiranye ibibazo byabo, rimwe na rimwe ntibitangirwe ubutabera ku gihe, bajya no kuri RIB ibibazo byabo ntibikurikiranwe kubera yuko baba bagenda rimwe na rimwe mu gihe baboneye ntitubone ibisubizo mu gihe twabyifuzagamo. Icyo twasaba rero ni uko abagize ibibazo twebwe twamenye tukabashyikiriza Isange na RIB, abo bantu yuko babadukurikiranira ndetse bakajya baduha n'igisubizo ku buryo butarambiranye, ku buryo y'abantu barambiwe kugera ugasanga ikibazo cyo baragisubitse kandi yarakenewe ubutabera. Murakoze. Yitwa Tuyishime Jean Claude, nkaba ndi umunyamabanga w'umuryango Rwanda Youth Advocacy Champion. Kiriya gitekerezo twacyakiye neza rwose kuko abo bantu barahari, twabonye ko batitwa abana kuko barengeje imyaka 18, kandi umwana ni umuntu utarengeje imyaka 18. Kandi ugasanga hari aho bitugora koko bantu batemerewe gushaka. Twabonye rero ubundi turongera ubuvugizi n'icyo kintu kugira ngo noneho turebe niba byashoboka akaba ari agakuroze badushyiriraho ko kwita by'umwihariko kw'abo bantu byenda gusa nkaho n'ubundi bantu bakiri abana kuko hari bwa burenganzira badafite. Twabyakiriye neza, byadushimishije nka Rwanda Youth Advocacy. Twajyaga tubura n'uburyo ki tubikoraho, ariko noneho buriya badukubitiyemo agasuka, natwe iyo kese turatangira tuyikoreho cyane. Twajyaga tuyigeraho ugasanga turabiripotinze mu buryo busanzwe, ariko ntitubihe imbaraga cyane nk'uko iyo duhuye na kese z'abana twashyiragamo imbaraga kugira ngo byihute ibibazo bishobore gukemuka vuba.
reka tuwushimire niba ntacyo wongera ku kiganiro. ndabashimiye murakoze cyane.